Ya abanyarwandakazi ndabashoboje inshuti yanyu Kayesu Sharon chef mobilizer w'umubano ndabakunda cyane murabizi nkunda umunyarwanda ahava gashika ninje munyarwanda utajya utinya kuvuga ibibabaje abanyarwanda cyangwa se icyo ndi nk'umunyarwanda muri iki gihugu cya Uganda. Ndenda kubibutsa yuko twakinguye office mu bizi z'umubano kandi ziri ready gutabara umunyarwanda kumufasha kumuyobora mu buri kimwe cyose cyaba yumva babaye tubaye tugishoboye. Ariko kandi nimwibagirwe yuko abanyarwanda dufatanyiriza hamwe nk'abanyarwanda kugira ngo tubashe kuva mu bidukandamiza mu bitubabaje muri iki gihugu turimo nk'abanyarwanda. Ndenda kugira ngo mbabwire impamvu tuvuga nk'abanyarwanda, impamvu duhagurutse nuko twikanze yuko twangwa bihagije, twikanze yuko dutoranywa muri iki gihugu turimo kandi natwe ari icyacu nk'abanyarwanda. Niyo mpamvu twaciyemo gufatanyiriza hamwe muri iki kibina cy'umubano uyobowe na Dr. Ephraim Kamuhangire. Mwanze mukunze umunyarwanda ntabwo abayeho neza konke kutusasa ngabanya Uganda ngabanyarwanda no kushanga ngo abantu abakukira munonga kututwariza kubi abakutureba nibateka ngo nubene witu abo kubaka ngambere twena turi abantu tubasa kuba tutano mu ndimi konka turi bamwe konka kushanga ngo umunyarwanda notora no bahikaho bakutuma shwenkuru hehe kugira ngo uroko twore cyaho bamuzikire amazima garwo tubishikire. Nitwenda ngo president wihangeri namanya harigire n'abanyarwanda namanya abanyarwanda cyo bakoze ro mwihangeri namanga abanyarwanda bakemerera nawe namanga abanyarwanda bakarwanira ihangeri konka kushanga ng'abanyarwanda babekizubu kukira abacuri kukira abasudani kukira amahanga gandagari yo mwihangeri amazima garugo tumukurango ni hano tumugire mbabazi abanyarwanda babatwaye iki. Rero banyarwanda bumva batwisumbuye ikibi kinababaza nuko usanga abanyarwanda babonye chance cyangwa opportunity yo gushika hejuru usanga ari bo bakandamiza kandi abanyarwanda bamenya ry'ababo nimushobore kugirira imbabazi abanyarwanda bari hasi. Ariko kandi umunyarwanda avuga ngo ijuru ntabwo risakaye nawe wanyagirwa n'utanyagirwa umwana wazanyagirwa cyangwa umwuzukuru cyangwa umwuzukuruza. Mureke kureba abanyarwanda bibashikaho bimwa passport bakwindanga muntu bari higuhindwa mu myanya yabo birukanwa mu mirimo ngo we niba ucicaye wibwire yuko warangije nibishoboka. Kandi ikindi nkunze kubona yambwira wa mukobwa uranga bambanga ariko nanga umunyankore wanga umunyarwanda ndamwanga ntago ngiye gupretendinga nta kuntu ushobora kuvuga ngo urakunda umuntu kwanga ibyo nibibaho. Umunyarwanda akunda umukunda niyo mpamvu dukundana. Ariko abanyarwanda b'iki gihe mubaye abanyanda nini bamwe bari hejuru muguzwe n'abanyankore cyane kugira ngo mukandamize abanyarwanda bene wanyu kituruma. Uzi kusanga mw'abanyarwanda mwe murabizi kusanga ubundi abagande bafitemo impuhwe kurusha abanyankore. Ariko twahura n'abantu bakavuga mwe muri mu kintu nayo bafe turi mu kintu ki fa abanyarwanda bora ba mu Uganda pozinga turi mu kintu cya kunyigirizibwa ejo cyo bambe tukirimo naye teri kintu kirala naye twagulaho office yafe twagala kwasaganiza wamwe fete turwanyisa government turakunda leta iyi niyo tuzi twatoye mu 7 fewe tuba turonde wafe turonda oboli wa myaka 10 nemeka kasitoba ngo oli muwavo oli munene turonda ne batwambaze ngo yenyimpi ne turonda ne twesibe bikoyi ne turonda no kwata pafu no londa naye bwombalirizo okulonda omukulembeze w'eggwanga lyo gomanyi notuuka wali ne bakubuuza nti wajjaddi ne weebuuza bwe nali nnonda lwaki tebambuuza nti wajjaddi. Ariko abanyarwanda nabo bamwe busanga batoresha
bakaguhata gutora dutora ibiki byo tudashobora kuboneramo amahoro tusaba tewali kitwogeza naye tusaba tulemo sosolebwa bwabanga bambi waliwo yawasa Uganda ne mugizaala munatusonyiwa oba mulina mwama wanga ge mwazalira mumukiriza nti n'omunyarwanda mu ggwanga lino mutuuza simugwira kandi narabibabwira ndongera ndabibabwira niba ikibazo kuvuga ngo Rwanda ni hafi na Uganda niyo mpamvu muhora mutubwira ngo twaje ryari bamikwano tusaba busabi mukirize gicuri bana Uganda abanyarwanda ninzongere kumva uvuga ngo mude wamwe nabagamba tugenda no mulangira wamwe cyo cyo muba mumanya tugenda newe busoga nawe tutajana babi tumutwala kati mutugoba tulagewa kimwe abacha batalina mu mitima gyakisa mutubabarire kandi mwabanyarwanda mwumva yuko bakwiye kugushaka yuko buraza kubabyarira abana beza ariko ureba icyo bakora bene wani ukumva yuko bafite kugukoresha ngo umunyarwanda afite ubwongo naye ngate bakwagaliza wahumura amaso nubireba ndabasaba kugira ngo muze mu mubano dufatanye tubyumve kimwe duhagurukiremo nk'abanyarwanda dushira ubwoba nguvuga ko nyiri rwapfe ntago ari umwishe iki turakivuga kuko nuko kimeze je nzababwira urunyarwanda kuko murarwumva kandi murabizi kuko I'm proud kuba ndi umunyarwanda pe ndaruvuga ati ari ururimi rwasosobora kogera njogereki banenze Rwanda sigenda ngayo era bobo ya garantwalayo si cyaranga nayo ndi mu na Uganda murumva rero icyo mendera nacyo abanyamubano ofisi zacu ziri na tete twarazikinguye mu mubano turafasha umunyarwanda uko dushoboye kandi dufatanyije hamwe namwe ikindi turakwakira kugira ngo ube member w'umubano registeringwe winjiremo ube member w'umubano dufiteyo t-shirt z'umubano dufiteyo ingofero z'umubano dufite byinshi mu mubano turagusaba kugira ngo witabire nk'abanyarwanda uyu mubano w'abanyarwanda niwo wonyine uyoborwa na Dr. Ephraim Kamuhangire ahandi ndabakunda kandi mugume mukunda umubano mudufollowing ku YouTube mudukurikirane ku TikTok dufite group y'umubano shobora kubahereza inamba nkaba mwumva mushaka kujoininga umubano ndi kumwe hano na Benon reka abasomera iyi namba Benon please come ushaka kujoininga group y'umubano wakoresha izi namba 0752 nziremo 0702 33 57 07 gatatu 070 33 57 73 hari MTN 077 50 14 708 izo ni namba za groupe y'umubano w'abanyarwanda uyobowe na Dr. Ephraim Kamuhangire abanyamubano ndabakunda cyane